Ni kenshi twumva ko abishyize hamwe Imana ibasanga cyangwa ko nta kibananira. N'ibyo tugiye kuvuga ntibijya kure y'iyi ngingo. Nitwihimbazwe amasengesho Salomo. Ubajije umukristo yakubwira ko gusenga ari kimwe mu bice bigize ubuzima bwe. Ubwo kandi bikaba kuganira n'Imana nk'uko umubyeyi aganira n'umwana we. Ninde wakwifuza kuganirira n'umubyeyi w'ahantu habi? Abakristo bo muri santarari ya Ngera iyi ngingo bayumva kundusha. Bo basengeraga muri kiliziya yenda kubagwaho, igizwe n'imbaho n'amatafari adahiye. Ibi byarakomeje kugeza igihe bafashe umwanzuro wo kwiyubakira indi ibereye nyagasani y'amatafari ahiye, sima n'ibyuma. Nubwo bwose ibi bikoresho bisabwa bihenze. Buri ku cyumweru habaga misa hakajyaho padiri cyangwa vikeri we. Nyuma yo gusenywa kubera gusaza, abakristo ba santarari ya Ngera bamaze imyaka 5 batahumvira misa. Padiri Bugingo Maxime buba mu Bubiligi Buruseli yemeje gufasha aba bakristo kubaka ingoro ibereye Uhoraho yakwakira abakristo 1000. Bisa nko korosora uwabyukaga. Iki gitekerezo bacyakiranye yombi, batangira no kugurisha amatungo yabo. Abandi nabo bagurisha umusaruro uva mu mirima yabo kugira ngo bagure sima n'amatafari. Bakamanuka mu byuzi, bakazana umucanga bawikoreye. Bamwe mu bakristo bahavukiye iki gitekerezo nabo bacyakiranye yombi, buri wese agatanga uko yifite. Kiliziya barayizamura kugeza ubu ngubu bageze mu isakaro. Ni urugendo rutoroshye. Isakaro bwaryo ribahagaze 4,000 by'amayero, ni ukuvuga miliyoni 4 z'amanyarwanda. Icyakora barabura 2,000 by'amayero, asaga miliyoni 2 z'amanyarwanda, kugira nibura mu mpera z'ukwa 9 ibirangijwe kubakwa. Iki gikorwa nikirangira abakristo bazaba bafite ahantu hazima basengera, bavugira ishapure, korali isubiriramo, misa, yewe hakanatangirwamo n'amasomo ya gatigisimu. Imiryango iracyafunguye kuyifuza gutanga. Mutange muzahabwa. Uko wifite kose, yaba amayero 5, 50, 100 kuzamura. Nk'ubu rwose ibati rimwe rigura amayero 25, umufuka wa sima ukagura amayero 12. Ni ukuri ibyiza byo kwiyubakira ingoro y'Imana ni byinshi. Usibye gusengerwamo, kiliziya ya santarari ya Ngera izaba ifite sale ya annexe izigirwamo gatigisimu, ikabamo stoke y'imfashanyo y'abatishoboye, icyumba cy'inama, salon, sale yo kwakiriramo abashyitsi, kureberamo filime z'iby'Imana n'abatagatifu bayo, ikanakirirwamo abafite ubumuga ku munsi wabagenerwaga. No mu gihe cy'ibiza nubwo tutabyifuza, ni uguteganya hakakirirwamo abagwiriwe nabyo. Padiri Bugingo Maxime ubiri inyuma yagize icyo atubwira. Iyi santarare twatangiye kuyubaka muri 2016 cyangwa na 7. Dutangira kuyubaka twabonaga indi yari yasengerwagamo yari imeze nk'igiye kugwa. Tutire bitazagwa ku bakristo ari nko ku cyumweru bigatera ibibazo. Noneho dufatanya n'abakristo kuyubaka, kandi twifuza ko yazubakwa mu buryo bukomeye. Amatafari ahiye na sima, tujyemo na beto hagati y'inkuta kugira ngo itazagwa, kandi ikazasakazwa ibyuma n'amabati. Ni kiliziya yari ihenze, urebye yabarwaga mu gaciro ka miliyoni 60, kandi mu by'ukuri abakristo icyo gihe bari bafite 300. Turatangira bitanga, kugeza ubu tugeze rero ku isakaro, nubwo ritatworoheye, ariko turashimira Imana. Turashimira abadutabaye bose, ari abavuka Ingera n'inshuti za Ngera n'ababonye turi mu gikorwa cyo kubaka ingoro y'Imana bakabyishimira. Nyagasani abaduhera umugisha, kandi dusabiye n'umugisha n'abandi bose bazakomeza kwitanga ngo iyi ngoro izageze igihe isengerwamo. Imana ibaho umugisha. Briefly, the old church was built with unbaked bricks, woods, and clay rooftop.
very old to fall on Christians. Gela Christians and Father Bugingo Maxime took initiative to rebuild it. They gathered aid, physically and financially, and now they are on roofing. That's why they still encourage people to help them to finish building the church, which is appropriate for God. God bless you. Imana mwese ibahe umugisha. Murakoze.